Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma umubwiriza igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Umubwiriza igice cya mbere, byose ni ubusa. Salomo mwene Dawidi yabaye umwami wa Yerusalemu. Yari umunyabwenge cyane kandi yari n'umukire ku rwego ruhambaye. Yitegereje ubuzima abantu babaho ku isi, abakire cyane n'abakene cyane, abasore b'imbaraga n'abasaza bashaje cyane, abakora cyane n'abanebwe. Bose bahorana ubwoba bwo gupfa, kandi ibyo baruhiye babisiga hejuru bo bagahambwa. Maze aravuga ati byose ni ubusa. Umubwiriza igice cya kabiri, kuruhira ubusa. Muri iki gice Salomo avuga ko yinejeje mu buryo bwose yifuzaga. Yagize ubwenge kurusha abandi, yarundanyije ifeza n'izahabu kurusha abandi, maze imiruho yagize yose amenya ko azapfa kimwe n'abandi, agahambwa nk'uko n'abapfapfa bazahambwa. Aravuga ati nabonye nta kiruta kurya no kunywa kuko byose ari ubusa. Ni ukuri umuntu uba mu isi adafite ibyiringiro ku Mana, ibyo akora byose aba aruhira ubusa. Umubwiriza igice cya gatatu, buri kintu kigira igihe cyacyo, buri kintu mu isi kigira iherezo. Baca umugani ngo nta gahora gahanze. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gukina n'igihe cyo kwitonda, hari igihe cyo kwisanzura n'igihe cyo kuba hamwe. Abatabizi aho kuzana amahoro bazana urugomo, aho kubana n'abandi neza bazana umwiryane mu bantu. Gukora ibyiza ukiriho nko kumvira Imana nibyo bifite akamaro, kuko na nyuma yo gupfa uzongera kubaho. Umubwiriza igice cya kane, akarengane n'amarorerwa. Salomo yaravye akarengane kabi mu isi yose. Abadukunda bakandamizwa bavuza induru, ntagire ubatabara. Maze aravuga ati birutwa n'abataravuka kuko ntibazi ibiri kubera mu isi. Salomo yarongeye aravuga ati umuntu abasha kuva mu bukene agahinduka umwami, undi akava muri gereza agahinduka umutware. Ariko ikiruta byose ni ukurinda usaza ukemera kugirwa inama. Umubwiriza igice cya gatanu, kuramya Imana gukwiriye. Nujya mu rusengero uzirinde kujarajara ahantu hose, ahubwo wiyicarire imbere. Ntuzavuga amagambo menshi mu nzu y'Imana. Ntugambirira kuzatanga ituro, ntuzabyibagirwe, kuko Imana ikunda abayigura imihigo bahize. Igice cya gatandatu, kugira inka utanywa amata. Hari ikintu gikomeye mu isi kandi kibabaje, kugira ibintu byinshi nyamara utemerewe kubiryaho, kugira inka nyinshi nyamara utemerewe kunywa amata. Byose ni ubusa, ni akaga gakabije. Kumara imyaka myinshi nyamara udafite umunezero nabyo ni ubusa. Ni byiza kunyurwa n'ibyo ufite aho guhora urarikiriye byinshi ukazarinda upfa ukibyifuza. Ibyahozeho kera nibyo bizakomeza kubaho, kuko ubuzima ari bugufi. Reka buri wese Imana imuhe umunezero muri ubu buzima. Igice cya karindwi, ibirushijeho kuba byiza. Kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro. Kwifatanya n'abababaye biruta kwitabira ahabaye ibirori. Amakuba n'ibyago nabyo biruta kudamarara, kuko bitera umuntu gushishoza. Guseka k'umupfapfa ni nk'amahwa aturagurikira munsi y'inkono. Kwita ku magambo yose nabyo si byiza, kuko bituma wumva n'abagututse. Ikiruta ibindi ni ukwishyira mu mutuzo ukegurira Imana, nibwo ubaho wishimye. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge.